Ezeranya ko hari yindi ntera izangezamo yayingejejemo ariko ibyo sibyo nirata ahubwo nirata Kristo wo mwijuru. Yego. Iyo ntera se waba wibukiye ariyo? Yego. Intera wavuze ko igiye kukugezamo ukabura kubona uri kuyegeramo niyi? Intera yavuze ko izangezamo yavuze ko igiye kumenyekanisha nibikuzana imbere ya kamera yari yarabimbwiye none yabisohoje. Umva igiye kukumenyekanisha urumva nje ntago ndi umuhanuzi. Yego. Ariko abantu njya mpanurira ibintu bijya bisohora. Yego. Ubibwire ngo mwantambara mwe guhera uyu munsi ni muceceke guhera uyu munsi ni mutuze nta bubasha mukimfiteho umfiteho ububasha ni Kristo wowe nyine ni umfiteho ubushobozi kuko yarangije kunywa amaraso y'igiciro inkwano yazitangiye igorogota. Amina haleluya. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concord. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nk'ukuri ngusabiye umugisha. Yego nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu no mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwisurira umukozi w'Imana. Yegara imbere ya kamera ni umumama, ni umuhanuzi, ni umuvuga butumwa, afite n'izindi mpano nyinshi Uwiteka ajya mugabiza kandi akazikoresha neza. Reka tumusabe atwibwire. Karibu. Amazina yanjye nitwa Nyiramugisha Solange. Yego. Nkaba ndi umubyeyi Imana yagiriye neza. Ikantoranya nta kiguzi ntanze. Zina ryo nirihabwa icyubahiro. Amen. Nkaba nagarutse imbere ya kamera. Yego. Kugira ngo tuganire. Yego. Solange atuye muhe mudugudu? Ntuye mu mudugudu wa Runyenkanda. Yego. Akagari ka Kamanyana, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera. Kuva iwanyu kugera ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda ugereranyije ni minota ingahe? Ni minota 15. Cyane rwose ni hafi. Ni hafi. Yego. Herukayo ryari muri Uganda? Icyumweru kigiye gushira. Ugiye gucuruza iki? Nari ngiye guhahayo. Ntabwo ujya gusengerayo? Rimwe na rimwe nkunze kujyayo. Yego. Ese ubundi sura ahantu kure wasengeye ni hehe? Ahantu kure nasengeye ni mu Kinigi. Ni mu Kinigi mu karere ka Musanze? Yego. Uvuye mu Kaburera ujya mu ka Musanze aho niho kure. Umva ndagusaba Imana ikwagure n'Ikigali uzajyeyo. Yego. Nyagatare uzajyeyo. Yego. Rusizi uzajyeyo. Irabizi. No mu mahanga uzajyeyo. Izabikora. Ubundi uvuge Imana. Cyane rwose. Nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu. Yego ibiduhane n'abizera bayo. Yego reka dutangirize n'isengesho ngo Imana ituyobore. Reka dutangire n'isengesho ryacu twinginga Imana kugira ngo ituje imbere kandi tuyobore kuko twiyoboye twayoba ariko niwe muyobozi mwiza utajyobya intama ze. Nukuri. Mureke dusenge muce bugufi mwebwe abankurikiye mwese muce bugufi mu mitima yanyu twinginga Imana kugira ngo ituyobore. Mwami Imana yacu twongeye kugushima no kuguhimbaza kubera kuri mutabura kubigenza uri nyakubahura guhora ku ngoma. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Waturinzura turengera. Izina ryawe nirihimbazwe. Ubwo twari turyamye mu gicuku cya nijoro twe tumeze nk'intumbi tumeze nk'abapfuye ariko wadukuye mu gicucu cy'urupfu udushitsa kuri iyi tariki. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugushimira uryo cyo waturinze. Izina ryawe nirihimbazwe. Uturinda turi abanyabyaha. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Ayo Uwiteka Nyiringabo ugira neza bugaca bukira. Izina ryawe nirihimbazwe. Nukuri data wa twese nsengeye igihugu cyacu byiringiro bizima kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uje ukiyobora kubera ko ari wo muyobozi mwiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bagufite ntibifuza undi murengezi. Izina ryawe nirihimbazwe. Bagufite ntibifuza undi muyobozi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo turakwinginze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umurimo wa Uwiteka Nyiringabo uje ukomeza uwagurire mu bwoko bwawe kugira ngo izina ryawe
rishimwe turi ahantu bitavuga izina ryawe reka bicecekera imbere yawe mu izina ryawe rifite imbaraga turafata mpiri ibicu by'umwijima mu izina ryawe rifite imbaraga ibitakuvuga neza Uwiteka Nyiringabo reka biturize imbere yawe data mwiza kugira ngo izina ryawe rihimbazwe Uwiteka Nyiringabo turi imbere yawe turi imbere y'ubwiza bwa Uwiteka Nyiringabo reka umucyo wawe ari utumurikira data wa twese kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro nukuri data wa twese uturinde kuba bababura baje ahubwo Uwiteka Nyiringabo uturebe utwishimire kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro muri uyu mwanya Uwiteka Nyiringabo reka tunyeganyeze intebe yawe yo mu ijuru kugira ngo izina ryawe rishimwe Uwiteka data wa twese turakwinginze ngo udufungure amatwi y'imitima n'ay'imibiri kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro kugira ngo muri uyu mwanya twumve icyo dushakaho byiringiro bizima izina ryawe nirishimwe hari abashatse akanya nk'aka ngaka data wa twese bakabuze ariko twebwe twakabonye Uwiteka Nyiringabo izina ryawe nirihimbazwe tukabona nta kiguzi dutanze izina ryawe rihabwe icubahiro Uwiteka Nyiringabo duhamagaye mwuka wera wawe uwo nguwo ari utugotesha ubuntu bwawe uwo nguwo ari utuzenguruka data wa twese kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro marayika murinzi utaragucumuyeho uwo nguwo Uwiteka Nyiringabo ari wowe ururukira mu babyeyi marayika murinzi utaragucumuyeho agere mu rubyiruko Uwiteka Nyiringabo marayika murinzi utaragucumuyeho agere mu bapapa Uwiteka byiringiro bizima kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro Uwiteka Nyiringabo ibyo tugiye kuvugira imbere y'ubwoko bwawe reka bibanze biduhindure byiringiro bizima nibiduhindura duhindure n'abandi kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro uturinde kwishira hejuru data wa twese ahubwo twicishije bugufi mu mitima yacu kugira ngo ariho dushira hejuru waravuze ngo uzishira hejuru uzamucisha bugufi ngo kandi wicishe bugufi uzamushira hejuru rero duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo dushirwe hejuru nawe kugira ngo nukuri data wa twese nukuri data wa twese tugirirwe neza nawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro rero Uwiteka Nyiringabo nukuri data wa twese mwami mwiza ngo nta wakongeza itabaza ngo atwikirizeho intonga uzaturinda amatabaza yacu kuyatwikirizeho intonga Uwiteka Nyiringabo kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro nukuri turebye Uwiteka Nyiringabo tubura uko twakuvuga Dawidi abuze uko yakuvuga arangije aravanga izina ryawe ni umunara muremure ngo abakiranutsi tubasha kwihishamo intambara zose izina ryawe nirihabwe icubahiro turebye ubugari bwawe Uwiteka Nyiringabo ntitwaburangiza uburebure bwawe ntitwabuvuga ngo tuburangize ariko urihariye kandi urihagije wavuze ko icubahiro cyawe utazagiha undi izina ryawe nirihabwe icubahiro Uwiteka Nyiringabo rero reka data wa twese ugirire neza ubwoko bwawe ugirire neza abaje n'abagaragu bawe mu izina ryawe rifite imbaraga abatagira kirengera ubabere kirengera abatagira kivugira ubabere umuvugizi mukuru kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro nagusabaga bike nk'umwana w'umuntu byinshi byubona bikwiriye ubwoko bwawe ubiduhane n'abizera bawe mu izina rya Yesu Kristo amen yego sura hari igihe wigeze ugera yego kicuza ukavuga ati ariko Mana izi mpano z'ubuhanuzi ukiwazimpaye wimba kukabona impano yawe yakubereye ikigeragezo habwa igihe umuntu ikigeza akavuga si Mana kubera iki wampaye izi mpano byagenze bite suko nari mwiza gusumbya abandi suko hari ico natanze ahubwo ni icizere wangiriye warangiza ukavuga ngo shimwa Mana yego icyo gihe uri gushima nta gihe nyine zigeze zikubera ikigeragezo ni urugero ukabona abantu bari kujya bagutuka wabahanurira bakagutuka niki kavuga ati Mana reze impano uzashobora uzisubiza ukabona nk'ubu hari nk'ibitari kugenda neza ukavuga Mana ni ukubera iki ukagira nko kwijujuta ariko Imana ije tubabarira byakubayeho byagenze ute niba wibuka habaga nk'igihe uri nko kugenda cyangwa waba uri gusenga wareba nk'umuntu muhuriye ku murimo gumwe wareba nk'ibintu byari gukora ukabona ntago ari byiza ntago bihesheje Imana icubahiro ukabona ari nko gutukisha nk'umurimo w'Imana ukavuga baravuga ngo umukobwa bumwe agatukisha benshi ubwo rero nawe ugasanga uri kuvuga ati nanje buri abari kuvaninka kuri yabimeze ugasanga urabyijujutiye cyane
bitewe n'ibyo uri kubona. Yego, Solange afite amashuri angahe? Mfite 6 yibanze. Yego. Agandi nize nabiri. Warangije primaire muri secondaire ugahukira mu wa kabiri. Nagarukiye mu wa kabiri secondaire umwaka urangiye. Icyo tuba tubivugiye ntago aba ari ugutaka amashuri cyangwa se kugira ute, ahubwo iyo umuntu yabashe kugera muri secondaire uko biri kose akongereza wagerageza da. Ushaka kutavuga cyinshi ko umuntu yagiye akakubwira ukakumva. Yego. Munakwaje ngo how are you sinabanye ko musubiza? Wamusubiza. Amusubiza ngiki? I'm fine. Munakwaje what is your name? My name is Nyiramisha Solange. Kumva byakunaniye. Nago byananira yego. Hari ukuntu umuntu nyine amenya uko arandikirana n'umuntu wagahukiye mu wa 3 primaire, wagahukiye mu wa 6 primaire, wageze muri troncome, hari uko umuntu amenya uko yabandikira. Hari n'utakwandikira message ngo amenye kuyisoma. Yego. Ndabizi nagiye nkorana nabo nyine mje mba ndikubariza abadukurikiye kugira ngo ashobora kukwandikira akabona message ntiwayisomye kuko utazi gusoma neza, ariko wowe wakwandikira message nta kibazo wamusubiza. Imana ishimwe. Ariko pe Imana iguhe smartphone uvuga ngo oya biri mu nzira, Imana irazifite nyinshi cyane. Yego. Uri umuhanuzi uhanurira abandi. Wowe nta bintu wigeze usezeranywa ukabona birasohoye ugashima Imana? Ibyo bibaho cyane. Wasezeranijwe iki? Njyewe kimwe wumva cy'ingenzi rwose Imana yakubwiye ko izagukorera igahita igikora rwose ukaba wakiratira abandi ukavuga iti Imana yacu ntabwo igibeshya. Ntabwo igibeshya rwose. Nje nari nsa nkaho nambaye ubusa, insezeranya ko izanyambika yaranyambitse. Insezeranya ko hari iyindi ntera izangezamo yayingejejemo, ariko ibyo sibyo nirata, ahubwo nirata Kristo wo mu ijuru. Yego. Iyo ntera se waba wibukiye ariyo? Yego. Intera wavuze ko igiye kukugezamo ukaba uri kubona uri kuyegeramo ni iyi? Intera yavuze ko izangezamo, yavuze ko igiye kumenyekanisha n'ibikuzana imbere ya kamera, yari yarabimbwiye none yabisohoje. Umva igiye kukumenyekanisha, urumva nje ntago ndi umuhanuzi. Yego. Ariko abantu njya mpanurira ibintu bijya bisohora. Yego. Komeze kwagura. Yego. Nakubaje ngo kure umaze kuvuga ubutumwa ni hehe? Wambwiye ngo ni mu Kinigi. Mu karere ka Musanze muhana imbibi. Ukumva ni hafi pe. Cyane. Umva turi mu kwezi kwa 3. Yego. Izajya mu kwezi kwa 6. Yego. Uragiye kuvuga ubutumwa i Kigali? Yego. Wagiye kuvuga ubutumwa mu ntara y'Uburasirazuba. Ndabyizeye Imana nishimye. Haleluya. Amena. Wowe icyo urakora niki? Yego. Umuntu urajya uguhamagara ujye ufata umwanya wo kugira ute wo kubitaba. Yego. Kandi ubasengere. Yego. Ntukagire ubwira ngo iravuze kandi itavuze. Oya ibyo byo nta nabikora, iryo kosa biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuvuga ngo iravuze itavuze. Yego. Ubundi ibindi nanjye uzaza unyomoza uvuge ngo ntago. Uvuge ntago mpano. Yego, nuko gukora Imana byo byonyine kuba wageza aha. Kuba wageza aha abantu ujye ubwiriza benshi ni bangahe? Ugereranije nk'ahantu wabwirije mu masengesho cyangwa se mu materaniro, abantu ugereranyije bari nka bangahe? Bari nka 80. 80 gusa. Nukure iki kiganiro. Yego. Nikimara umunsi cyarebwe n'abantu bakeya, araba ari abantu 200. Abaki. Yego. Ukumva gatutura bahagaze imbere yako kandi bishobora no gukomeza kikanarebwa n'abantu 1000 bingahe. Yego. Yego rero Imana igukomereza amaboko. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwebwe mwese abankurikiye, ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu munsi ni ijambo turasanga muri Yobu ibice 26. Turahera ku murongo wa mbere tukageza ku wa 4. Ufashe gusoma? Yego. Yobu ibice 22 na 26. Turahera ku murongo wa mbere tukageza ku wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yobu amusubiza yuko azakomeza kwizera Imana.
ngo Yobu amusubiza yuko azakomeza kwizera Imana, ko nta bizaza bizamutandukanya n'Imana, ko nta n'ikizaza kizamutandukanya na Yesu Kristo, ahubwo kazakomeza kuyizera, haba mu bibi haba mu byiza, nta kizamutandukanya na Yesu. Maze Yobu aramusubiza ati, wafashije umunyantege nke. Maze Yobu aramusubiza ati, wafashije umunyantege nke. Muri aka kanya aga magambo ntago gari kubwirwa abandi bandi, ahubwo gari kubwirwa twebwe dukurikiye. Maze aradusubiza ati, wafashije umunyantege nke, ntugasekwe. Wakijije uw'amaboko adakomeye. Wagiriye inama udafite ubwenge. Werekanye rwose ubwenge bw'ukuri. Uwo wabwiye ayo magambo ninde? Ni umwuka wakuvugiyemo nuwande? Abapfuye bahindira umushyitsi munsi y'amazi menshi n'ibiyabamo. Ikuzimu hatwikururiwe imbere y'Imana, na kirimbuzi nta gitwikirizo afite. Ngo ikuzimu hatwikururiwe imbere y'Imana, na kirimbuzi nta gitwikirizo agifite. Ikasikasi yahashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayitendetse ku busa. Ngikasikasi yahashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayitendetse ku busa. Ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Intebe yayo irayikingira imbere, ikayitwikiriza igicu cyayo. Amazi menshi yayashyizeho urugabano rugezaho umucyo n'umwijima biherera. Inkingi z'ijuru ziranyeganyega. Amen. Zigatangazwa no gucyaha kwayo. Inkingi zaho ngo ziranyeganyezwa, ngo zigatangazwa no gucyaha kwayo. Ngo haracyasigaye igihe gito hagakurwaho ibinyeganyezwa, hagasigara ibitanyeganyezwa. Haracyasigaye igihe gito hagakurayo urwishingikirizwa nirukurwaho. Muzishingikiriza iki? Haracyasigaye igihe gito intambara zigashira. Haracyasigaye igihe gito ibibazo bikarangira. Ongera udusomere 27:6 aho muri Yobu. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Yobu hano arangiye aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo ntabwo umutima wanjye uzigera ugira icyo unshinja nkiriho. Nahura n'intambara, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Nahura n'ibibazo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Umuryango niyo wanciraho, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. N'inshuti zamvaho zikagenda, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Niyo nahura n'ibibazo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Mbese wowe kuri guhura n'ikibazo, niba wari usenga ukavuga ngo Mana, ngo mbese ko nahuye n'ikibazo uranzi, ngo njyewe ngo mbivuyemo, ngo iby'uyu mugabo ngo mbivuyemo, ariko ubwo ntago ari bwo muti w'ikibazo. Niba uhuye n'ikibazo, niba wasengaga rimwe, ongera usenga kabiri. Niba wasengaga kabiri, senga gatatu. Uvuga ngo wakibazo we nta bubasha ukimfiteho, wakibazo we nta budahangarwa umfiteho, kuko mfite umugabane mu ijuru, umfiteho ububasha arahari, umfiteho ubushobozi arahari. Nta wundi uwo ni Kristo, wa wundi wagiye ku musaraba akamenera amaraso, wa wundi wanyweye amaraso y'igiciro, uwo ni umfiteho ububasha. Bwira ikibazo ati wakibazo we nta bubasha ukimfiteho. Bwira ikibazo ati wakibazo we nta bushobozi ukimfiteho. Guhera uyu munsi, niba wari uri mu bwigunge, niba wari uri mu bwihebe, bwira ubwihebe bwawe ati wabwihebe we nta bushobozi ukimfiteho.
bwira ubwihebe bwawe ati wabwihebewe nta bubasha ukimfiteho, kuko umfiteho ububasha, umfiteho ubushobozi, nta wundi ni Kristo. Umfiteho ububasha, nta wundi ni Yesu. Bwira ikibazo ati wa kibazo we nta bubasha n'ubushobozi ukimfiteho. Yobu arangije aravuga ngo gukiranuka kwanje ngo ndagukomeje mu ntambara ziriho ubu, gukiranuka kwanje ndagukomeje naburaye, gukiranuka kwanje ndagukomeje diporome yabuze, gukiranuka kwanje ndagukomeje nabuze icyo kwambara, diporome yabuze, naburaye, nabwiriwe, gukiranuka kwanje ndagukomeje. Nabuze inkweto zo kwambara, nambaye ibirenge, gukiranuka kwanje ndagukomeje, kuko muri iyi si nta mahoro yuzuye twabonamo usibye kwa Data mu ijuru, niho gusa hasendereye amahoro. Bwira ibyo ubona byose imbere yawe ko ari intambara, ubibwire ngo mwa ntambara mwe, guhera uyu munsi nimuceceke, guhera uyu munsi nimutuze, nta bubasha mukimfiteho, umfiteho ububasha ni Kristo. Wowe nyine ni umfiteho ubushobozi, kuko yarangije kunywa amaraso y'igiciro, inkwano yazitangiye igorogota. Amina, haleluya. Bwira ibibazo ngo mwabibazo mwe nimutuze muri uyu mwanya, nimutuze. Wowe unkurikiye uri kubona ko nta gisubizo, mu ijuru ku Mana niho hari igisubizo. Irinde kumenyekana hano mu isi, ahubwo haranira ko wamenyekana mu ijuru. Kumenywa hano mu isi, mu ijuru utazwi, ibyo ntacyo bivuze. Irinde Yesu Kristo, irinde kwishira hejuru, kuko Yesu yaragukoye agukwa amaraso y'igiciro, inkwano yazitangiye ku musaraba igorogota. Amina, haleluya. Yobu arangije n'ibibazo yari amazemo iminsi, abana umugore yaramwanze, amasho mu biraro bwarashize, imiryango zaramuvuyeho, abana barashize. Arangije aravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje. Arangije aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi ngo ntacyo nambaye, ko kandi Yesu niwe byiringiro byanje, ngo nzamanukana, ngo nkabyisasira, nkabyiyorosa, ndamahoro, kuko ndi igiti cyatewe hafi y'umugezi, amababi yacu ahora atohagiye. Amina, haleluya. Yobu intambara nyinshi yaramazemo, yaramaze igihe kirekire, ariko arangije aravuga ngo nta handi usibye kuri Yesu, aho niho turuhukira. Kuri Yesu niho ibibazo bishirira. Amina, haleluya. Wowe unkurikiye umaranye igihe ikibazo cyanze gushogora, cyanze kurangira, bwira ikibazo ati wa kibazo we nta bubasha ukimfiteho, ati kuko Yesu uyu munsi hari icyo yakoze ku buzima bwanje. Bwira ikibazo ati wa kibazo we nushaka utuze, kuko Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze. Arangije abwira Kuro ati yewe Kuro we nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganyiza. Ati nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganyiza. Ibyo ubona bimeze nk'imisozi, ibyo ngibyo nzabyitsa. Ariko Mana warakoze, ndagushimye, ndabyibutse Kristo, ndabyibutse Data, ndabyibutse nabuze inzira, ndabyibutse nabuze igisubizo, wambereye igisubizo Data mwiza. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Yesu Kristo ndagushimye, uri umugabo w'intwari mu ntambara. Urangije umukobwa Esiteri uramutoranya mu mbaga nyamwinshi, uramutoranya. Uwiteka Nyiringabo umutoranya ntacyo aricyo, umutoranya atari uko akiranutse kurusha abandi,
ahubwo kubw'imbabazi zawe urangije uramutoranya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana mbaye ngushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Hari ibyo wankoreye n'abandi uzabibakorera. Izina ryawe nirishimwe. Rero ijambo ry'Imana nari mfite muri uyu mwanya, iryo ni ry'Imana yashimye ko tuganira. Mwebwe mwese munkurikiye, namwe munteze amatwi, Imana iriduhana umugisha kandi rikomereze mu mitima yanyu hamwe nanjye urivuze. Amina. Amen. Solange, Imana iguhe umugisha. Ndafashijwe. Reka dusoze ariko tuzasubira. Nta kibazo. Yego, ugiye gutanga nimero uwafashijwe nkanjye azaguhamagare. Yego. Mufatanye gusenga, none numara gutanga nimero udusoreze n'isengesho. Yego. Nimero yanjye kubankurikiye ni 072 4 9 9 0 5 2 8. 0 7 2 4 9 9 0 5 2 8. Nta MTN? Nta MTN. Ubuse washaka gukandira akanyenyeri kuri momo yanyuza? Nta MTN. Sawa, reka dusoze n'isengesho. Reka dusoze n'isengesho. Ubona ko hari ibibazo umaranye iminsi byanze kurangira, ubona ko hari intambara umaranye iminsi zanze kurangira, zanze gucogora, reka dufatanye gusenga. Ubwira Imana mu mutima wawe ati Imana ndaje nikubise imbere yawe, nikubise mu kidendezi nka ca kindi amani yikubisemo ibibembe bye bigakira. Ubwira ikibazo ati wakibazo we nta bubasha ukimfiteho, umfiteho ububasha n'umwe ni Kristo wankuye amaraso ye y'igiciro. Mureke dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tuje imbere ya Uwiteka Nyiringabo, twikubise mu kidendezi nka cya kindi n'amani yikubisemo ibibembe bigakira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turaje, hari ibituremerereye, hari ibitugoye Uwiteka Nyiringabo, twikubise imbere yawe Uwiteka Data wa twese kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari ibyo tumaranye igihe kirekire byatubanye ibibazo, byanze kuvaho, byanze kurangira, ariko muri uyu mwanya Uwiteka Nyiringabo turavuze ngo ibibazo nibituze, turavuze ngo ibibazo nta bubasha bikidufiteho, turavuze ngo intambara zose nizirangire muri uyu mwanya kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, hari ibyatuzengereje tubizanye imbere yawe byiringiro bizima kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kubera ko nta wundi twabwira ibyacu Data wa twese mwiza usibye wowe gusa byiringiro bizima. Twabibwira inshuti n'abavandimwe ntibagire icyo batumarira, ariko wowe tubikubwiye Uwiteka Nyiringabo urabishoboye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uzi gukemura ibibazo ugashiraho n'iherezo. Izina ryawe nirishimwe. Turi muri uyu mwanya Uwiteka Nyiringabo, cyo duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Tubere byose kuko uri byose, turengere kubera kuri umurengezi wacu bwite. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, mwami Imana yacu, turaguhamagaye muri uyu mwanya, tuguhamagaye mu bibazo byacu, tuguhamagaye mu ntambara zacu, tuguhamagaye Uwiteka Nyiringabo. Impande zose turaguhamagaye, impande zose turagutabaje Data wa twese. Iyo utabaye utabarukana insinzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Izina ryawe nirihimbazwe Kristo. Izina ryawe nirishirwa hejuru. Amamara kuko urabikwiriye. Abasarafi n'abatarupi baravuga ngo uri uwera, uri uwera Data. Natwe turavuze ngo uri uwera, turavuze ngo uri uwera muri uyu mwanya. Reka ushirwe hejuru, reka utambirwe Uwiteka Nyiringabo. Dupfukamishije amavi y'umubiri n'ay'umutima, twikubise imbere yawe, twikubise mu kidendezi. Imyaka 38 irangiye Uwiteka Nyiringabo, turakira. Ni ukuri Data wa twese, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Imyaka 38 zirangiye umurwayi arakira. Reka natwe zirangire ku buzima bwacu kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka imyaka 38 zirangire ku buzima bw'abakobwa, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imyaka 38 zirangire ku babyeyi, izina ryawe nirihimbazwe. Imyaka 38 zirangire ku bapapa, imyaka 38 zirangire ku
basore, imyaka 38 zirangire ku bana. Izina ryawe nirihimbazwe, yewe Yesu Kristo, yewe data wa twese mwiza, yewe nyiringabo nyaguhora ku ngoma. Imyaka 38 zirangire ku barwayi bari mu bitaro, Uwiteka nyiringabo, bamwe bari muri tegereza, abandi bari muri komu, Uwiteka data wa twese, abandi bari ahantu hatandukanye data, hariho n'abarwariye mu magu, Uwiteka nyiringabo. Reka imyaka 38 zirangire ku buzima bwabo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Umukristo nyakuru, Uwiteka nyiringabo, arangwa n'imbuto nyiza, arangwa no gukora neza, Uwiteka nyiringabo. Umukristo nyakuri ntagarangwa na kamere, umukristo nyakuri ntagarangwa n'umujinya mwinshi. Nukuri data wa twese, Kristo data, reka ibyo byose bye kuturanga, ahubwo turangwe no gukora neza, turangwe n'imirimo myiza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uwiteka nyiringabo, gera muri gereza ukora ibyanze gukoreka, ibyananiranye, Uwiteka nyiringabo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ugere ku barwayi, Uwiteka nyiringabo, ukandakande kugira ngo izina ryawe rishimwe, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abatagira kivugira ubavugire, ababuze urubyaro urubahereze Kristo. Abo sinabibagirwa, uko wabidukoreye ubikorere n'abandi, mu izina ryawe rifite imbaraga. Babihebye, Uwiteka nyiringabo, ababuze inkomezi, abatenteburitse, ubasubizemo inkomezi data wa twese, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abari mu mwijima w'icuraburindi, ubakure mu mwijima w'icuraburindi, ahubwo ubashyira ahabona byiringiro bizima, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abadafite icyo kwambara ubahereze icyo kwambara, abadafite icyo kurya ubahereze icyo kurya, abadafite akazi ko gukora ubahereze akazi, ababuze icyerekezo ubahereze icyerekezo, byiringiro bizima. Nukuri data wa twese, n'abari kudepoza ugenda ubahereze, kubera ko ushoboye byose. Ubakorere mu kibiko cyawe byiringiro bizima, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uwiteka nyiringabo, ababuze amazu bahereze amazu, abari mu makodo bakure mu makodo data wa twese, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Inzirakarengane uzirenganure, mu izina ryawe rifite imbaraga. Rero turaguhamagaye, twabwira abantu bakaduseka, twababwira ibyacu bakatubara, ahubwo duhisemo kubibwira wowe Kristo, kubera ko ari wowe ushoboye byose, kubera ko uri umugabo w'intwari. Iyo wegutse intwari ziratinya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagutakambiye muri uyu mwanya kugira ngo izina ryawe rishimwe. Musabye bike nk'umwana w'umuntu, byinshi byo bana bidukwiriye, biduhane n'abizera bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.